Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Ebenezer, karibu dusenge. Zaburi ya 91, umurongo wa 11. Umurongo uri kumfasha, haravuga ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Haleluya. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Reka dusenge tubwire Imana uyu munsi dutegekera abamarayika mu nzira zacu zose, mu mibereho yacu yose, mu mikorere yacu yose. Hari abamarayika badushinzwe, ibyo wari ubizi? Ubwira Imana uyu munsi ngo Mana untegekera abamarayika bose, abamarayika bagushinzwe bakore icyaha cyatumaga bajya kure. Iyo dukoze icyaha Imana ajya kure. Ni ukuvuga ngo n'abamarayika ubutabazi bwose Imana iba yazanye, ibyo Imana bijya kure. Icyaha kidushyira kure y'Imana. Ariko mu kwihana turaje twihane, niturangiza tubwire Uwiteka dutegekera abamarayika. Hari ibintu bigomba abamarayika mwabantu. Hari igihe uri guca muri situation ikuruhije, ariko ukavuga ati marayika w'Imana ukamutumayo akajya akabikora, akajya akabirangiza, akajyayo akabigufasha. Dukeneye rero abamarayika. Ujye usaba Imana ubwire buri munsi cyangwa se uko ubibashijwe gusenga amasengesho yawe, ntukibuke. Dufite abamarayika basanzwe baturinda, dufite abamarayika bamuyobozi, ariko hari igihe ugera muri situation ukavuga ati ahangaha imbaraga zanjye ntizashoboye, hakeneye marayika w'Imana. Hari n'igihe urwana wowe ukananirwa kuko twambaye umubiri, ariko ugahita uvuga ati marayika w'Imana ushinzwe intambara nagenda ndwanirire. Kuko buri domene yose ifite, domene yose y'ubuzima igiye ifite abamarayika bayishinzwe. Mu ijuru hagiye harimo za departement, kandi ikiza cy'abamarayika nta marayika yivanga muri dosiye atatumwemo. Mu ijuru haba ordre. Ubwo rero nahaca iki gitondo ho gusenga, ubwira Imana ngo Mana ntegekera. Iri jambo ryanditse harimo nza muri fitire cyangwa se mu gihe kizaza, ko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Tugiye kuvuga ngo Uwiteka uyu munsi untegekera abamarayika, ntubishyire muri nza, ahubwo ubishyire ubu nonaha. Aho ufunguriye audio uri gusenga, ubwire Uwiteka ngo Mana ntegekera abamarayika ubu nonaha. Aho ushaka kubohereza ubohereze, niba ari ku mashuri y'abana bawe ubohereze, niba ari mu rugo rwawe abamarayika ubohereze, bo gukumira ibitagomba kuzi wawe, batagomba kuzi wawe. Ku muryango hatereke marayika ukumira, umukumirizi. Hari abatugenda batagomba kutugendera, n'urugero ntanze. Ahantu hose ushaka uhatereke abamarayika, abamarayika b'Imana bashinzwe kudukorera. Ariko hari igihe tubyibagirwa ko twabahawe ngo badukorere, n'Umwuka Wera akabidufashamo. Ni umufasha. Haleluya. Ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Tugiye kuvuga ngo kuko Uwiteka uyu mwanya uyu munsi antegekeye abamarayika be ngo bandinde mu nzira zanjye zose. Kuko Uwiteka antegekeye abamarayika be ngo bandinde mu mibereho yanjye yose. Haleluya. Kuko Uwiteka antegekeye abamarayika be ngo bamfashe, ngo baze bamutabaza. Abamarayika bamutabazi, abamarayika bamumarinzi, hari abamarayika bashinzwe bazana amamesaje aturutse mu ijuru, bazana ibisubizo byacu. Babandi Yakobo yarose bazamuka ku rwego, abandi bamanuka. Hari abajyana ibibazo byacu, hari n'ababimanukana. Abo bamarayika turabakeneye. Utambike ahantu hose ushaka marayika, ujye ujya muri buri departement ushyireho. Tugomba gusenga mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari abamarayika wazaniye Mariya message amubwira ko azabyara Yesu. Hari abamarayika batubwira ku makuru yo mu ijuru, bakatuzanira ama message. Haleluya. Hari abamarayika bazana ibisubizo byacu, bakatwereka orientation, cyangwa se bakaza bakajya no kubikora, twe tukagera dusanga byarangiye. Hari abamarayika batuvugira, bamuvugizi. Haleluya. Ibyo ubyibuka mu masengesho yawe unyuzemo, usenga ubwira Imana utegeke uko azadutegekera. Haleluya. Ubwire Uwiteka ati ntegekera abamarayika hano hantu. bitewe n'icyo ushaka.
nonaha, ni nonaha, ntusenge muri nza, oya, ni nonaha nyine uyu munsi Uwiteka aguhaye, agutegekera abamarayika mu kazi kawe, agutegekera abamarayika aho wirirwa, agutegekera abamarayika mu byo wifuza, mu byo umaze iminsi usengera, adutegekeremo abamarayika babikore, babidusohozeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Haleluya. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka hafi na kure, ntegekera ubu nonaha papa, tegeka ku mazina yanjye, tegeka abamarayika, tegeka mwami, tegeka muri domene y'ubuzima bwanjye, tegeka abamarayika bamutabazi, ndabakeneye ngo bantabare muri buri situation ndi kunyuramo, bantabare amasezerano yanjye asohozwe. Bahari wa marayika waje kurwanira Daniel azanye ibisubizo bye, haleluya. Hari wa marayika waje atangirwa n'ubwami bw'ubuperesi, hanyuma asubira inyuma ajya guhamagara marayika Mikayire. Bamarayika Mikayire ndabakeneye barwanisha umuriro kugira ngo bagobotora ibyanjye byari byarafatiriwe, mu izina rya Yesu bigomoroke. Abamarayika bahaguruke bafungure ibyanjye byari byarafatiriwe, mu izina rya Yesu, mu bubasha bwawe mwami Yesu. Tegeka bamarayika Mikayire bafungure ibyari bifunzwe, ibyanjye byari bifunzwe. Abamarayika Mikayire barwanisha umuriro babifungure, umuriro w'Imana ubifungure mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndaseze iki gitondo mwami, mu bubasha bwawe n'ubushobozi bwawe, tegeka mu nzira zanjye zose ndi bunyuremo uyu munsi. Shyizemo marayika aho ndi buce muri transport, aho ndi buce ngenda ngaruka. Shyizemo abamarayika bandinda, bagendane nanjye, bakorane nanjye mu izina rya Yesu. Aho nzaba nicaye, aho nzaba mpagaze hose, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ntegetse abamarayika kujya mu byanjye, kuba mu byanjye, mu izina rya Yesu. Bakore hari aho narinaniriwe, mu izina rya Yesu. Basubukure, bakore. Abamarayika abantu bahaguruke, abamarayika bo mu ijuru bahaguruke, mu izina rya Yesu, kugira ngo ntabarwe, kugira ngo mbone ibyasezeranijwe, ibyo narindindiriye igihe, ibyo byose bisohozwe mu izina rya Yesu Kristo. Bamarayika bazana ama-message yo mu ijuru, banzanire mu izina rya Yesu. Amatwi yanjye yumve, mu izina rya Yesu. Akinguke yumve. Haleluya. Bamarayika bagendana n'abizera, abamarayika twahawe bakore mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Uwiteka tegeka abamarayika nonaha, tegeka abamarayika mu rugo rwanjye bakore, tegeka abamarayika mu barubyaro rwanjye aho ruri mwami, mwirerero, mu mashuri. Tegeka yo mwami abamarayika babarinda babeyo, abamarayika bafasha urubyaro rwacu, abamarayika bajyanama, abamarayika bahaguruke. Amaso yacu kandi yahumura ajya abona abamarayika. Yewe Yesu, ibyo wigeze kubikorera, yewe Kristo mwiza. Yehaza umufungura amaso abona ingabo zari zibagose ari kumwe na Elisa. Ngo nuko Elisa arasenga aravuga ngo icyamugabomura amaso umugaragu we, akabona ingabo zibagose. Haleluya. Ngo nuko abona ingabo zibagose ziruta ibyari bibateye, ngagira amahoro aratuza. Haleluya. Natwe mwami, amaso yacu ahumuka ajya abona abamarayika. Twe kubona abadayimoni mu izina rya Yesu turabihakanye, ahubwo tubona abamarayika b'Imana, tubona ibyo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Aho tujya Yesu Kristo, matwi yacu akinguke, twumva abamarayika bavugana natwe, mu izina rya Yesu. Ubuzima bwacu buhinduke, imibereho yacu ihinduke, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, mu butware bwa Yesu. Imisengere yacu ihinduke, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kuduhagurukiriza abamarayika, urakoze Yesu kuntegekera abamarayika ngo baturinde, abamarayika barinzi, baturinde mu nzira zacu zose, baturindane n'ibyacu n'abacu, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe rero. Uwiteka gutegekere marayika wawe
akurinde mu nzira zawe zose uyu munsi abamarayika b'Imana nibo dutambitsemo muri buri domene y'ubuzima bwacu, mu gihugu turimo dutambitsemo abamarayika b'Imana baturindiremo, bakoreremo mu miryango yacu, dutambitsemo abamarayika b'Imana barinda mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, singizwa, amen.